Mwiriwe neza bakunzi banjye, mumeze neza, ni Fani wanyu, naje nyine nagarutse, mumeze gute abantu benshi, nizere ko mumeze neza. Abantu benshi cyane mwagiye muncira urubanza mubonye ikiganiro nakoze kwa Sabe, buri wese ntera amabuye murambwira ngo ni ya mapranka yanjye, ati ndabeshya. Ariko impamvu buriya mwacanganyukiye basi ntimubashe gusobanukirwa, nuko ubundi njye nagiye mfite nyine intego yo kujya gusaba ubufasha ku mwana wanjye. Muri kubona umwana wanjye ngo yahangaha, muri kumubona. Namubyaye umwana mu bintu bigoye, ni Imana yahabaye yonyine. Nabyaye umwana wanjye yaracitse intoki, murabona aho ngaho hari ahantu hari akadodo k'umukara gatwitseho no hejuru. Mbyara umwana wanjye rero natunguwe no kubona nsanze ameze gutya pe, singiye kubabeshya mwabantu mwe. Urutoki rwaracitse, amaguru araziritse, ibintu byose muri kumubona, ariko ibi byose naragiye ngira gute, icyo gikomere mbana nacyo kuko nari naraciye mu bintu byinshi. Ndavuga nti nta mpamvu yo kwiteza abantu, ndatuza ariko mbona nta bundi buryo mfite. Burya bajya bavuga mu buzima ngo umubyeyi yabyaye umwana w'ikimuga aba ari uwe, ntabwo aba ari uw'umugabo cyangwa ari uwundi muntu ku ruhande. Niyo abantu benshi nyine abamuzi bambwira amagambo ankomeretsa bakagira gute, kuba ndi kubabwira no magambo si uko ndi marayika, si uko nakoze ibyiza, si uko ndi umwana mwiza, si uko ndi imfura pe, uri kumva. Ariko ibyambayeho, umuntu wese w'umubyeyi niwe muntu wenyine wabimenya, niwe muntu wenyine wakumva agahinda mfite, niwe wenyine. Kuba ndi kuririra ahangaha rero kuri no YouTube channel, aba ndi kuharirira mbereka ibimenyetso by'umwana wanjye ukuntu bimeze. Ndabizi ko ndi kuririra abantu banseka, ndabizi ko harimo abari buvuge ndi ikigoryi, ndabizi ko harimo abantu bose bari buntere amabuye, ariko kubera ko ndi umubyeyi kandi nabyaye, njyewe byose ndi kubikorera umwana wanjye. Abantuka, abagira gute, abamfata uko bashaka, ntabwo abo ngabo mbitayeho, habe n'umwe nitayeho, nta n'ikintu na kimwe nitayeho. Abantu benshi bagiye banyandikira, abantu benshi bagiye bambwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ni ikigoryi n'iki nta bwenge ngira. Ariko mbere yuko nkora bino bintu ni njyewe uzi agahinda mfite. Ngenda umubyeyi kandi nkunda umwana wanjye, kandi ngomba kumurwanira uko byagenda kose. Harimo abari bunyumve bakantuka muri komenti, harimo abari bunyumve bakanyumvira ubusa, harimo abari bugire gute bakagira, ariko Imana yonyine yo mu ijuru nizi agahinda mfite. Iyo ndebye umwana wanjye nizi igikomere mfite, nizi ibyanjye byose, n'abancira urubanza bose rwose pe, Imana ibababarire ibarengere, kuko namwe ntabwo muzi icyo mukora. N'abantu bose mwamemukiye mwese murizi, n'abankoreye ibi bintu bashakaga ko mpfa nkapfa nkavaho, Imana iravuga ngo nta mwana wanjye ngomba kukurinda, ngomba kukwimana, kandi ngomba gukora igitangaza nkigaragaza nkaho ndi Imana. Kandi koko Imana yakoze igitangaza, ikora ibintu bikomeye. Ndayibonye ndi mu bitaro i Masaka, nabonye Imana, mbona ibyo yakoze, ndavuga ati Imana ni ukuri ko Imana urashoboye kandi urahambaye. Rero umuntu wese ibintu byose yavuga, n'umuganga wambyaje ubwe yahise ambwira ngo mada, nari nzi ko ugiye gupfa, nabonaga ugiye gupfa, ariko guhera aka kanya ngiye gukizwa ku bwawe kuko mba gitangaza Imana ikoze. Ati nuko abaganga tutajya dupfa kuvuga ibyo tubonye, ati ariko twabonaga uri uwo gupfa, tuvuga ati reka dushaka ko twohereza i Kanombe bariho ujya gupfira. Ariko Imana yarahabaye inkorera igitangaza. Uyu mwana ndi kubwa igitangaza, uyu mwana ibintu byinshi biramuhiga, abantu babe baramuhiga, byose ndabizi, ariko nta kintu n'iki na kimwe muzigera mumutwara, habe na kimwe, nta kintu na kimwe muzamutwara. Abamugenda mwese ndabazi, abagira gute mwese ndabazi, ariko byonyine muzakorera ubusa, mukorera nyuma yahuye. Kandi ibintu mwankoreye mwabantu mwe mwese mwampemukiye, ibintu byose mwankoreye mwese bizabagarukira, kandi muzabona igitangaza cy'Imana. Muzabona ko ngiye uko mumbona, buri wese ambona uko ashaka, buri wese akambona mu isura ashaka, buri wese akavuga ngo indaya iki, buri wese akambona mu isura ashaka mu buzima. Ariko Imana yonyine niyo igiye kuza kundenganura, mbabwize ukuri. Kandi biri seriye, ibi bintu ndi kuvugira ahangaha mubibikana, mubihandike. Abandoga mwese muzandoga, muzagira gute, ariko nta kintu nzigera nzaguma mpagaze,
kandi ndabizi neza ko abantu bose bagiye bankorera nabi kuko mwagiye mubibona. None se iki si ikimenyetso? Iki si ikimenyetso kigaragaza ko Imana ibaho? Iki si ikimenyetso kigaragaza ibyiza? Iki si ikimenyetso kigaragaza ibintu byose Imana yankoreye? Iki si ikimenyetso kigaragaza aho yankuye? Imana niyo yonyine mu buzima mfite, niyo mucamanza wanjye. Naho abantu mwese ibyo muvuga, mwaravuze, mwagize gute, mwakoze ibishoboka byose. Burya bagiye bavuga ngo ntabwo wavuga umuntu ngo apfe, kandi igihe cyo kuvugwa cyanjye aka kanya kiri hafi kurangira. Ni izina ry'Imana yo mu ijuru ndarahiye, mpamya Imana yo mu ijuru njye nsenga. Njyewe Fani nakira Imana, nakira Umwami Yesu nk'umukiza. Uri kumva? Harimo abavuga bari buvuge ngo ari kuvuga ubusa, harimo abari buvuge bagaseka bakagera gute, ariko ibintu mvugiye aha ngaha, aya majwi mvugiye aha, aya majwi ndi kuvuga muzayashyira ahantu kandi mubyandika ahantu. Sinzigera nseba. Abifuza, abazi ko nzaseba, abazi ko nzandagara, abazi ko nzagira ute, ntabwo icyo kintu kizigera kibaho mu buzima bwanjye. Mu izina rya Yesu ntibizigera bibaho. Ibyo muntongera, ibyo muvuga, ibyo mukora, byose ndabazi, kandi ndabazi mwese. N'Imana yo mu ijuru irabazi. Uri kumva? Uwo twajyanye Gisenyi, umukobwa twajyanye Gisenyi akamfotora, yamara kumfotora akahita atega akagigoma, akajyana ifoto yanjye akayishyira hagati y'ibiti bibiri, akavuga ngo mushyize aha ngaha ndamukinguye, ntazigera ashaka umugabo, ntazigera abyara. Ndakuzi, ariko tubana nkuzi, nkakuvugisha nkuzi. Ubu nibwo ubyumvisha. Ibyo wakoze rero bizakugarukira, uzabona inyungu zawe. Iyi ni inshuti yanjye, nayo yajyaga mu marimbi ikirirwa itongera, nirirwa nsangira nawe, nirirwa nsangira kabisa n'agahiye nawe, nirirwana nawe dukorana ibintu byiza. Yarangiza akajya mu marimbi akirirwa atongera, avuga ngo Fani ntazigera atera imbere ngo azapfe nabi, akirirwa nteza kuribwa mu nda by'igihe cyose. Nawe uraje ubona inkoni y'Imana, uraje ubona Imana nasenze, uko mumbona inyuma ntago ariko ndi. Nta n'umuntu n'umwe uzandwanya ngo bikunde. Mfite Imana. Aka kanya murandwanya, igihe cyose muzahora mundwanya, ibihe byose ndabazi mwese, ndabazi ubugome bwanyu. Namwe muri kuza muri comment mukandika biriya bintu byose, mwese ndabazi ubugome bwanyu. Nta n'umwe ushaka ko ntera imbere, nta n'umwe ushaka ko ngera heza. Kubona mbayeho byonyine biri kubarya, nyine biri kubica byonyine muri mind. Hari ababonye kiriya kiganiro barishima, ati ibyo twakoze byaciyemo, ariko muribeshye. Reka mbabwire ko iri ari ryo tangiriro ry'ubuzima bwanjye, kandi Imana izantabara. Mwese murebe ku manywa y'ihangu, mwese mureba. Nta muntu n'umwe uvuma Imana itavumye, nta muntu n'umwe uza gukora ikintu Imana yamvuzeho kirahari. Njya kuvuka yari mfiteho umugambi, njya kubaho yari mfiteho umugambi, ijya kundema yari mfiteho umugambi. Ibi byose ni igikomere cyane narabyihereranye. Ibi byose mbishyize hanze uyu munsi. Umuntu wenyine wari uzi iki kintu ni ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye bakeya, ariko ibi byose mbishyize hanze. Ibi byose ndabivuze, sinitaye ku banseka, sinitaye ku bamvuga, sinitaye ku bantuka. Ibitutsi ntibyandya, kuvuga ntacyo byantwara, nta n'ikintu na kimwe bishobora kumpindura ku buzima bwanjye. Icyo ndi gukora, ngende umubyeyi uri kurwanira umwana we, ndwanira uburenganzira bw'umwana wanjye, ndwana ku mwana wanjye ngo ndebe ko yabaho akavurwa nk'abandi, kandi byose Imana izabikora. Bamwe bazanseka, abandi bumve ni prank, abandi bumve ni ibintu bitazi ukuntu bimeze. Kuba ndi kuvuga no magambo ntago ari uko ndi shyashya, si uko nakoze ibyiza gusa, ariko ubu namenye Imana. Ibyo mwavuga byose, icyo mwakora cyose, nta hantu nteze kujya. Kandi nuriya mwene mama wankoreye biriya, Imana izaza imuhembe, imuha ingororano y'ibyo yakoze, y'ibyo yankoreye. Njye hara nta nkuru n'imwe nigeze nzahara ku Isimbi TV kwa Sabe ngo mpimbe. Ibyo navuze ni ibyambayeho, ahubwo ni uko nyine byacanganyikishije bikaba byinshi, nkahera hasi kugira ngo ngende. Ariko target nari mfite target yo kuza kuvugira gute, kuvuga ku bw'umwana wanjye. Uri kumva? Ndeko byibuze nabona ubufasha, nkabona ubufasha nkivuriza umwana. Ni kubona kino gitoki kibyimbye cy'igikumwe, uru runtu bakwiye kuzaruca
hose nyine mubona hari haziritse indodo n'ukuguru k'umwana wanjye ko ari kuziritseho urudodo, iyo ndamuka ndengejeho ukwezi kumwe nari kuzamubyara ukuguru kwaracitse. Rero ntabwo ntewe isoni no kuba ndi gushakira umwana wanjye ubufasha, sintewe isoni no kuba ndi kuvuga ku mwana wanjye, sintewe isoni no kuba ndi kuvuga ibi ngibi, nta na kimwe mu buzima kinteye isoni na kimwe kandi kinteye n'ubwoba, kuko nzi ko Imana iri mu ruhande rwanjye kandi Imana inshyigikiye kandi Imana iri kumwe nanjye. Ibindi byose by'abantu, ibyo mwavuga, imitego mwantega, ibyo mwamvuga, namwe mwese mbwiye ibyo bintu ntabwo mwari muzi ko mbizi, ariko guhera aka kanya nabavugishaga mbizi, nkaba nzi ubugome bwanyu, nkaba nzi ibyo mwankoreye, nkasenga, nkaza ngasangira namwe, mukabona ndi kubaho, mukavuga ati ni gute turoga uriya muntu ntapfe. Ngiye mfite ibanga n'Imana yanjye, ariko ubu noneho ngiye kumara amazi noneho nereke isi yose ko nasenze, kandi nereke isi yose mpamya Imana. Ibyo byose mwivugisha rero muzaseba, kandi n'ubu ngubu mwamaze guseba kuba ntarapfuye, kuba mwana nyifurije urupfu simpfe. Ni njye uzi agahinda k'umwana wanjye njyenyine, ni nanjye uzi igikomere mfite mu mutima wanjye. Ninjye ubizi iyo murebye, ninjye ubizi iyo ndi kubona agahinda mfite, ninjye uzi ukuntu iyo ndi kubona umwana wanjye adaseka, umwana wanjye ntajya aseka, ntajya yishima. Ni wa mwana batera inshinge ntanarire, ni wa mwana ukinira wenyine akigunga agahinda ke akakamenya, ni wa mwana uri no mu nda yababaraga. Ahubwo simenye ibyo ari byo, namenye ibyo ari byo ari uko mbonye mubyaye. Uyu mwana ni ugitangaza, ni umugisha, n'umuntu wese nirukanye n'abazimukazi bamfata bakantongera umwana, ntacyo muzamutwara, azaba umusore mukuru kandi azakura kandi azabaho, azabaho kubw'Imana. Ningize agahinda kanjye, ningize ibyanjye, nta wundi muntu uzi ibyanjye uretse Imana yonyine. Ariko reka mbabwire mwa bantu mwe, nta kindi kintu nshobora kuvuga mu buzima bwanjye, ariko muzabona imirimo n'ibitangaza Imana igiye kunkorera. Mwese muzaseba, abantu mwese muzi ko mwangiriye nabi, aya marira narize, nayo ndi kurira, nayo narize na mbere yose ni mwebwe azagarukira, kandi mwumve ko njye nabababariye, nta mutima mubi bafitiye, kandi mwumve ko nabababariye rwose. Mwicare mutuze, ahubwo njye narababohotseho. Imana niyo yonyine igiye kuza ikicira urubanza, ikaba umucamanza. Umubyeyi wese uri kumva iki kiganiro niwe wakumva agahinda mfite, niwe wakumva igikomere mfite. Umuntu ashobora kunyumva akavuga ngo kiraza kiri kurizwa n'iki, kiriya gifite cya kibazo, ariko ninjye uzi ibyanjye, ninjye uzi umusonga wanjye, ninjye uzi ibinjomba, ninjye uzi umutima wanjye uko umeze, ninjye uzi ibyanjye, nta n'undi muntu. Ibintu mbisize hanze, ubu naragenda nceceka ndwana nabyo, ariko nari umwana wanjye nkavuga ni arimo bacu banze ngo ujya gukora uturimo twabo, kujya gukora iki. Buri muntu wese arwanisha intwara afite, buri muntu wese arwanisha intwara afite, kandi ku bwanjye nk'umubyeyi nta na kimwe ntakora mu buzima bw'umwana wanjye, ntibibaho. Sinita intwaro wanyandikiye muri komenti, shamana reka ceceke, nta kintu navuga, ariko ukuri kwanjye nijya ukuzi n'Imana yanjye. Njye naje nje kugira ngo nibonere ubutabera bw'umwana wanjye, ariko biba ngombwa ko mvuga na biriya byose, kandi ibintu byose navuze nta kinyoma kirimo, ahubwo hari n'ibyo nanze kuvuga. Njye naciye mu bintu byinshi, mfite story ndende, ariko hari n'ibyo nanze kuvuga kubera ndavuga nti reka ne kubivuga ku bw'umuryango wacu. Banyise ikigoryi, banyise iki simbizi, ariko njye naje namfite icyo nshaka. Rero abo bantu mwese muvuga ayo magambo nta kintu n'iki na kimwe bimbwiye, nta n'icyo bizabagezaho. Museke, mumvuge, iki kiganiro mugisharinge, mukigeze kure, museke rwose, mwicare museke, ariko njye neza nagiriye abantu nzi ko Imana izayintura. Aka kanya ndi hano ndi guhamya Imana yanjye ko yankuye mu rupfu nkazuka nkongera nkabaho, ariko nta n'umwe abimenye, nta nshuti nabonye, ntaki, nta muvandimwe nabonye iruhande rwanjye, nta nshuti, ntaki, uretse mama wanjye wenyine wambyaye, niwe wampagaze iruhande, mu gihe abandi mwese mwari mwantaye, mu gihe abandi mwese mutari muzi ibyo ari byo, hamwe n'Imana yanjye yonyine yo mu ijuru. Mwese rero icyo nababwira, nababohotseho, nta mutima mubi mbafitiye. Imana yonyine yo mu ijuru izamporera, yonyine izamporera, yonyine gusa, kandi muzabona ibitangaza Imana izakora. Murakoze.